Nshuti bakunzi bacu muri reka tubasuhuze tubifuriza kubwa neza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data bibane namwe mwese. Reka tubageze ino nkuru itugezeho, ni inkuru ibabaje aho umunyamategeko yanditse ati mbega inkuru inshimishije Satani amwakire mube. Ni nyuma rero y'urupfu rw'umunyamategeko mugenzi we witabye Imana ari mu karere ka Nyanza aho yaguye mu muferege nk'uko byatangajwe. Hanyuma mugenzi we wo muri Nyagatare ukora umwuga umwe nawe nyine agahita agaragaza ko yishimiye urupfu rwa mugenzi we, bisa naho bifite aho bihuriye kuko se w'uwo mugabo washinyaguye nawe akorera muri Nyanza nk'uko bajya kwigendera ariho akorera. Reka rero tuze tubabwire inkuru ku buryo burambuye uko biteye, ariko nyine icyo tuyizaniye ni ukubera ko agashinyaguro nk'aka ngaka kadakwiye, by'umwihariko nyine abantu bitwaza imyemerere kurumva ko amubwira ngo avuga ngo Satani amwakire mube, bisa naho yamuciriye urubanza. Guca imanza ku mukristo ntabwo byemewe, kandi biragaragara ko nyine uyu nguyu ari umukristo kubera ko Satani n'Imana ababivuga nyine bemera iby'imyemerere cyangwa se bashyigikiye iby'imyemerere. Twagira ngo rero tubagezeho ino nkuru nayo muyimenye ko ibintu biba bitoroshye, aho abantu umwe apfa undi abandi bakigamba cyangwa se bagashinyagura, ariko n'ubundi uyu nguyu we ntabwo byamworoheye kuko nawe bivuga ko yamaze gutabwa muri yombi nyuma yo gushinyagura, binakeka ko ashobora kuba afite uruhare mu ipfa ry'uyu nyakwigendera. Hanyuma rero reka tuze mu nkuru ku buryo burambuye, kandi subscribe aho uri hose hatandukanye, tujye tubagezaho amakuru atandukanye afite aho ahuriye n'ubutumwa bwiza n'inkuru nziza ya Yesu, n'ijambo ry'Imana, ubuhamya n'ibindi bintu abakristo bakwiye kumenya aho bari hatandukanye. Abamaze gukora subscribe muhabwe umugisha, abatarabikora namwe mu byondeho nyaboneka, niyo nkunga tubasaba. Hanyuma rero nyakwigendera bamwita Rwamurimo Diogene, ubu ngubu tuvugana yamaze gushyingurwa, ko yashyinguwe tariki ya 17 uku kwezi n'ubundi kwa kane, ubwo ni ejo bundi hashize. Reka tutangire rero mu buryo burambuye tubwira ko umunyamategeko usanzwe ari umwanditsi w'urukiko rw'ibanze rwa Gatunda mu karere ka Nyagatare, bikekwa ko binyuze mu nyandiko yishimiye urupfu rwa mugenzi we wari umwanditsi w'urukiko rwisumbuye rwa Huye uherutse gusangwa muri rigore yapfuye mu ijoro rya tariki ya 14 Mata. Nibwo rero uyu munyamategeko byagaragaye, cyangwa se ahagana saa 4 za nijoro zishyira saa 5 z'ijoro nibwo nyakwigendera Rwamurimo Diogene w'imyaka 37 wari umunyamategeko akora akazi ko bwanditsi cyangwa se nk'umwanditsi w'urukiko rwisumbuye rwa Huye yasanzwe yapfuye ari mu muferege mu mudugudu wa Rugarama, akarere ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Abakurikiranira hafi amakuru y'urupfu babwiye ikinyamakuru Umuseke dukesha inkuru ko umumotari wabonye nyakwigendera yapfuye yavuze ko yamunyuzeho ari muri rigore ameze nk'ukambakamba, mbese ameze nk'uwasinze. Uriya mumotari nyine gakeka ko yanyoye inzoga, maze akomezanya mugenzi yamugejeje aho yagomba kumugeza. Agarutse abona noneho wa mugabo yaryamye muri rigore atuje. Mu gihe ahageze aparitse ngo arebe, hahita haza undi musore utuye muri ako gace ngo barebe nyakwigendera. Uriya mumotari rero asanga atamuzi, cyakora uriya musore we asanga azi uwo nyakwigendera. Bariya rero babonye nyakwigendera bihutiye kujya gutabaza abaturanyi, by'umwihariko uriya musore we yihutira kujya kubwira nyina wabo wa nyakwigendera utuye aho hafi. Abantu baraje bihutira guhamagara imbangukiragutabara, ambulance ije yemeza ko umuntu yamaze gupfa. Abari aho bose babazwaga n'iyo nkuru, cyangwa se bababajwe n'iyo nkuru mbi, ariko bihutira kumenyesha RIB na polisi. Baraza bakora ku kazi, cyangwa se akazi kabo nk'uko basanzwe bakora iperereza, kureba ibimenyetso n'ibindi bakora nka RIB cyangwa se na polisi. Ikinyamakuru Umuseke dukesha inkuru rero mu gushaka amakuru yisumbuye kuri ruriya rupfu rutunguranye, yamenye ko RIB mu gukora iperereza yahereye kuri uriya mumotari abazwa iby'urupfu rwa nyakwigendera. Naje no gufungwa, ariko nyuma bidatinze arafungurwa, kuko nawe yari ari mu bakeka. Birumvikana kuko iyo utanze amakuru bwa mbere ntabwo babura gukeka, nubwo nyine batagufunga cyane kuko bahita babona ko wenda wamenyeshaga gusa ntacyo wakoze weho kujyanye n'urupfu.
Habajijwe rero kandi umugore wa nyakwigendera ndetse na nyina wabo wa nyakwigendera, ni nako kandi n'inkuru mbi ya nyakwigendera yasakaraga ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi tukagenda tuyimenya. Umwanditsi rero mu rukiko rw'ibanze rwa Gatunda mu karere ka Nyagatare, aho nyakwigendera yakoze akorana n'uwo mwanditsi, uriya mwanditsi w'urukiko rw'i Gatunda kuri WhatsApp yanditse ubutumwa bugufi nawe, ndetse ikinyamakuru Umuseke kivuga ko gifitiye kopi, agira ati mbega inkuru inshimishije, Satana mwakire mube n'ubundi yari yaranjengereje, nakomeze kuruhukira mu muriro w'iteka, nta mazi yamvomeraga. Niboneye umwanya w'umwanditsi kuri TGI, urukiko TGI ubwo nyine ni urukiko rwisumbuye, TGI ni urukiko rwisumbuye. Ati ni njyewe wakurikiraga kuri waiting list, yari mu bashobora kuzarobanurwa mu bakoze, nicyo bivuze n'ubundi. Abakurikiranye rero iriya nkuru babwiye Umuseke ko uriya bikekwa ko yanditse buriya butumwa bushinyagura, bikanamenyekana. Hari abamugaye benshi ku mbuga nkoranyambaga, nawe hagira ubwoba ngo aratoroka ajya mu gihugu cya Uganda, ariko inzego z'umutekano z'u Rwanda mu buhanga bwazo uriya yisanze bamutaye muri yombi, baramugarura, ndetse bigakekwa ko ubu ngubu bari gukurikiranwa ari kuri sitasiyo ya polisi ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Bivuze ngo yarahungiye mu Bugande, baramufashe ndetse bahita bamuzana, ari i Nyanza niho afungiye akurikiranwa. Hanyuma rero ku mugoroba wo kuzirikana ubuzima bwa nyakwigendera n'amateka bya nyakwigendera, byabereye mu rugo rwe nyine tariki ya 16, ubwo ni kuri wa kane iki cyumweru turimo gusoza. Mu ijambo ry'uhagarariye umuryango, abariyo bose babwiwe ko uriya yanavuze ko yababajwe cyane n'amagambo bikekwa ko yanditswe n'uriya mwanditsi w'urukiko rw'ibanze rwa Gatunda. Ni ukuvuga ngo abaturage baho ngaho bagaragaza ko babajwe n'ayo magambo y'uwo mugabo wegambye cyangwa se washinyaguye. Tariki ya 17 Mata, ubwo ni kuri wa gatanu, ubwo bari mu muhango wo guherekeza nyakwigendera, mu ijambo kandi ry'uriya uhagarariye umuryango, abariyo bavuga ko yasabye Minisiteri y'Ubutabera kuzakurikiranira byimbitse bakamenya neza urupfu rwa nyakwigendera, kandi bagakurikirana mu butabera abantu bose bakekwa ko baba baragize uruhare mu rupfu nyine rw'uyu mugabo Rwamurimo Diogene witabye Imana mu buryo bw'amarabira. Hanyuma rero muri uyu muhango wari uhagarariye Minisiteri y'Ubutabera yijeje umuryango wa nyakwigendera ko inzego zibishinzwe ziticaye zirimo gukora iperereza. Andi makuru ikinyamakuru Umuseke cyamenye, kiyabwiwe nyine n'abakurikiraniye iyi nkuru cyangwa se n'abagenda bikurikirana hafi, nuko umubyeyi se wuriye ukekwaho kwandika amagambo mabi ku rupfu rwa mugenzi we, ubwo nura ukora i Gatunda muri Nyagatare, uyu se rero nawe ni umwanditsi w'urukiko rukuru ku rugereko rwa Nyanza. Bivuze ko nyine yarakoranaga hafi cyangwa se yarari hafi ya nyakwigendera. Se washinyaguye nawe akorera i Nyanza mu by'ubutabera n'ubundi. Iki kintu kirumvikana. Nawe rero yatawe muri yombi ngo akaba afunganywe n'umuhungu we, kuko hari ibyo nawe hari gukorwaho iperereza. Urumva ko hari ibyo akekwaho nawe, kuko urumva niba uwashinyaguye ari umwana w'ukorana cyangwa se ukorera hafi y'aho nyakwigendera yapfiriye, urumva ntago wabura kubikeka nawe nubwo nyine utabyemeza. Rero itangazamakuru ryagerageje kubaza zimwe mu nzego bireba, ariko ngo nta rwego rushaka kugira icyo bivugaho kubera ko ngo bikiri mu iperereza. Akenshi birinda kubivugaho kugira ngo batabangamira iperereza. Hanyuma rero kugeza ubu inzego zikomeje iperereza ku rupfu rwa Rwamurimo Diogene wakoze mu nkiko zitandukanye zirimo urukiko rw'ibanze rwa Gatunda mu karere ka Nyagatare, hahandi nyine nyagushinyagura cyangwa se ukekwaho gushinyagura, kuko urukiko ntirurabimuhamya nubwo nyine bivuga ko yabyanditse. Urukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe naho yarahakoze, urukiko rwisumbuye rwa Huye ari naho nyine yakoraga, n'ahandi.
hanyuma rero iyo uteye icyumvirizo mu baturanyi be bavuga ko nyakugenda Rwamurimo Diogene yavuye mu kazi ku itariki 14 Mata uyu mwaka nyine anyura ku mugore we aho akorera mu mudugudu wa Rukari mu kagari ka Rwesero mu karere ka Nyanza nyine hariya ngo baraganiriye amusiga aho yerekeza mu rugo ngo nibwo rero bira byose byabaye. Icyakora babonye umurambo we bemeza ko nta bikomere wari ufite ngo banamusanganye amafaranga yari afite mu mufuka ndetse na telefone ye. Bisobanuye ko rero abamwishe cyangwa se niba yarapfuye bisanzwe cyangwa se abamwishe nta kintu na kimwe cyari cyamuvuyeho, yari amafaranga ye ari telefone ye byose yari akibifite. Gusa benshi bakeka ko yaba yararozwe. Ayo ni makuru twagiye tubona bisa naho yaba yarozwe rero akananirwa kugenda akagaragurika aho ngaho bikarangira yitabye Imana. Nshuti bakunzi bacu, impamvu tubazaniye ino nkuru n'ubundi ni ukugira ngo tubereke ahantu isi igeze, ko isi igeze aharindimuka, aho abantu basigaye bashinyagura, kuko wenda ntabwo twanahamye uwo mugabo washinyaguye ko wenda afite aho hure no gupfa k'uwo muntu, ariko nanone ntabwo ubutabera buragira icyo bivugaho, buracyakora iperereza, buriya bazagenda babimenyesha abantu bigenda bimenyekana. Ariko ikigaragara ni uko yashinyaguye kandi ntabwo ari umuco mwiza, ntabwo ari ubukristo. Umuntu yapfa yizize, yapfa azize amakosa ye, yapfa arengana, yapfa urupfu nyine yikururiye cyangwa se byaba bitunguranye, mutasanzwe muvuga rumwe cyangwa mu byo mutumvikanaho, ntabwo ari byiza, ntabwo ari ubukristo, ntabwo ari ubunyangamugayo gushinyagura. Ibyo rero nibyo twashaka kugira ngo tubibutse nk'abakristo, guca imanza, gushinyagura, ko mbishaka bati Satani amwakire, bisa naho hari byinshi bibi amuziho nk'umuntu bakoranye, ariko kuvuga gutyo kanone kabivugira ku karubanda abantu bose babyumva, ni ukubiba umuco mubi mu bantu cyangwa se umutima mubi mu bantu, kwerekana ko gushinyagura cyangwa se gukina ku mubyimba abandi ari ikintu gikwiye cyangwa se gishoboka. Ariko inzego zishinzwe ubutabera nazo ntabwo ziba ziryamye, ziba ziri hafi, n'impamvu bumva yakurikiranwe kandi bazamuha ubutabera bukwiriye. Ariko igihari bakristo bene data, turabasaba kugira ngo mumenye, mugire umutima wa kimuntu, mugire umutima w'ubumana, nyine musengera abantu, ababanga mubagirire imbabazi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ntimugacire abantu imanza, mutegereze ijambo ry'Imana ribacira imanza, mutegereze ndetse n'Imana ubwayo ku munsi w'amateka izaca imanza, ko kuvuga ngo Satani amwakire ngo aruhukire mu muriro utazima, ntabwo nyine ari ikintu gikwiriye. Uko biri kose, nubwo yabivugiye ahabona bakamucakira, ntekereza ko nubwo wabitekereza mu mutima wawe, nabwo ntekereza ko waba ufitanye urubanza n'iyakuremye, ariko nyine kubishyira no ku karubanda byo ni imico itari myiza. Reka rero tubashimire ko mwabanye natwe aho muri hatandukanye, mugubwe neza, icyumweru cyiza, kandi ejo abazajya mu kazi, akazi keza, ndetse n'abajya ku mashuri, amasomo meza. Abatarakora subscribe mubikore, mudutere inkunga nyaboneka kugira ngo channel yacu irusheho gutera imbere, kandi uko itera imbere ikazajya igenda ibagerera kure hashoboka, ikabazanira byinshi mukunda cyangwa se mwifuza kumenya nk'amakuru, ndetse ari amakuru y'ijuru n'amakuru adufasha kumenya aho iby'ubukristo, iby'ijambo ry'Imana, iby'umurimo w'Imana bigeze muri kino gihe tugezemo, kandi tugenda tugereza kubibegereza uko dushoboye, uko dushobojwe. Inkunga zanyu zitandukanye zirakenewe.